Abakunzi b'ikikoni, tugiye gutangira tubigisha gukora ikintu bita merci madame. Kugira ngo murabona ko hano twateguye karoti, ni ukuzirapa nk'uko bisanzwe. Rape yanjye ni ntoya, muraza kubyihanganira, ukarapa witonze kuko iyi rape yo yaguca n'igisebe ugasanga ugiye guteka wamaze gushyiramo sositomate mbere. Urarapa, wamara kurapa uhera kuri karoti kuko merci madamu ijyamo ibintu byinshi cyane. Si ngombwa ngo uhere kuri karoti, ijyamo byinshi. Hari iby'ingenzi ariko hari n'ibitari by'ingenzi. Tugiye kureba ibyo wakora kugira ngo urye merci madame imeze neza. Kugira ngo step ya mbere isa nkaho irangije. Urabona ko izi ni karoti zimeze neza, urapfundikira kugira ngo bikomeze bigire isuku. Aha kabiri harimo imboga, nazo ni imboga za mashu. Wako rape yanjye ari ntoya, udashobora kurapa runo ruboga, ndakoresha kuto cyangwa se icyuma, ariko ngerageze gukata dutoya kugira ngo mbone ukuntu nza kubivangavanga neza bimeze neza. Murabona ko ndi kugira duto, ariko ku muntu ufite rape we yakora gukorana ndi kubigenzaho, biroroshye. Kugira ngo imboga zacu tukaba tumaze kuzitegura, noneho nabwo urafunga nk'ibisanzwe kugira ngo ibintu bikomeze kuba bifite isuku. Iyo tuvuye aho ngaho turapa n'ibirayi, ibyo nari narapye muri kubibona, tugakomerezaho. Nabwo ni kwa kundi turapa nk'ibisanzwe. Ibirayi birapa nyuma kugira ngo bitaba umukara bidahinduka, kugira ngo ukarapa vuba vuba nk'ibisanzwe, ugategurira umuryango wawe ifunguro rimeze neza. Abantu bajya mu masiripurize bakihenda, kandi no mu rugo yakora siripurize imeze neza. Merci ntabwo ari ikintu gihenze utakikorera mu rugo iwawe. Arangije ufata icya kabiri ugakomeza, kugira ngo muri kubibona ko biri kugenda. Bisaba kwitonda, aka karape ni gato, ariko njye ndabagira inama yo gukoresha rape nini. Njye nakoresheje aka gato kuko kagera vuba vuba, karafatika ariko karanatyaye, gafite ubugi kabisa, kagira vuba cyane. Warangiza rero kugira bino bintu, utegura n'icyo twita ibirungo ukwabyo. Hano kuvuga ngo tugiye kuvanga noneho rero ibyo twakoze. Tugiye kuvanga rero ibyo kurya byacu, tuvangamo ibirayi nk'uko bisanzwe. Tuvanzemo ibirayi, umuntu kuba ufite igikoresho cyiza gifite isuku, kugira ngo muri kubibona, cyiza gifite isuku, ku buryo uri buze kuvangiramo ibintu baza kugirira umumaro umubiri, aho kuza kugutera indwara. N'ahantu kandi uri gukorera naho hakaba hafite isuku. Ibi ni ibirayi bwa mbere dusizemo. Bwa kabiri tuzaza dushyiremo imboga zacu z'amashu, kugira ngo kuzibona nazo ugasukamo. Wamara kuzishyiramo, wateguriye ugafunga. Ikintu cyose ni ugusiga ugifunze, warangiza ugashyiramo za karoti zawe, kugira ngo muri kuzibona nazo ugashyiramo.
Iyo bigeze aha rero uba usigaje gushyiramo ibirungo. Ibirungo njyewe nateguye namaze kubikata, harimo ibitunguru, beterave, seleri n'ibindi byaterwa n'ibyo wabona, kuba ari ibirungo nabyo ugashyiramo. Wamara kubishyiramo ukazana amagi, dore rino ni igi, wamara kubifata ukarimena ari ribisi, ntabwo dushyiramo atetse, utazashyiramo atetse, ukaza ukarimenamo bya mbere, ushyiramo amagi ukurikije ingano y'ibyo watetse, kugira ngo ntabwo hose hajyamo atatu, kuko ngenda ndashyiramo atatu, bya kabiri irya gatatu. Ko amagi nayo nyashyizemo, twavuganye ko ikintu cyose urangije gukoresha uragifunga ukakerekeza iruhande rumwe. Iyo urangije ushyiramo ifarini kugira ngo bya bintu byawe bize kuza kuba. Mbere yuko dushyiramo ifarini niyo turaza kuyikuramo. Hano harimo amagi, ntabwo rero turayavanga, turabanza tuyavange, tubanza kore tunavanga na bya bindi twashyizemo. Nibuka ko twashyizemo amashu, tugashyiramo karoti, tugashyiramo ibirayi, tugashyiramo seleri, beterave, ibitunguru, amagi. Tugiye kubivanga neza twitonze, bivange neza nta kibazo, nta gihunga. Byivange mbega, amagi yivange, kugira ngo muri kubona ukuntu turi kubivanga. N'igikoresho cyo gukoreramo kirabonerana, wabireba nta kibazo, ntabwo bikomeye. Ukabivanga, urabona rwose imaze kubivanga bihindura isura. Warangiza ugashyiramo ya farini yawe. Ifarini rero ushyiramo ukurikije iyo wakoze uko ingana. Nanjye nshyizemo urushyi rumwe kuko nsanzwe nyikora ndabizi, gusa ntabwo bibujije yuko inabaye nkeya washyiramo indi. Tukavangamo ifarini yacu, agafarini gakeya, agafarini gake cyane, gakeya. Warangiza ukaza ugashyiramo umunyu. Uyu ni umunyu sati, ukaza ugashyiramo sati nayo nkeya, kugira ngo zize kuza kujyamo umunyu mwinshi, washyiramo mukeya, ukaza kuziriraho umunyu ugafunga. Warangiza kugira ngo bize kuza gusa neza, ugashyiramo capamandazi. Iyi ni capamandazi kugira ngo bize kuza gushya bifite agasura, cyangwa se biteye apeti. Naho ukanyanyagizamo nk'uko wanyanyagije ahandi. Capamandazi nayo ntabwo dushyiramo nyinshi, dushyiramo nkeya cyane, kugira ngo bize kuza gushya bisa neza, biteye apeti. Ukavanga ikintu cyose ukozeho wongera ukagifunga. Iyo tugeze kuri iyi sitepu rero, ibintu byose tumaze kubishyiramo. Icyo tugiye gukora ni ukuvanga. Kuvanga rero ni amazi ushyiramo, uvanga byo ubwabyo byibyarira amazi. Ukabivanga neza witonze, gahoro 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 witonze. Iyo ifarini ibayemo nkeya, kuko uba ubibona ukuntu bisa, uba ubibona uretse ko ifarini ni ingenzi muri ibi bintu, kuko niyo ituma iyo ushyize mu mavuta, niyo ituma bifata. Uravanga, ariko ntabwo n'ubundi wabiteka byafashe. Ntabwo wabiteka byafashe, ntibibaho. Agafarini wabona kabayemo gakeya, ugafata kandi ukavanga, ugategurira umuryango wawe, mbega ukabakorera ka siripurize, ukarya ibintu bisobanutse kandi bidahenze. Ntabwo ibi bintu bihenze rwose.
ukongera ukavanga, ugakomeza ukavanga bibutsa ko harimo amagi, harimo capati, harimo ifarini gakeya, harimo umunyu, ukavanga iyo umaze kubona bimaze gukora. Ariko ngira ngo murabona ko ifoke ndi kuvangisha ni igikoresho gikomeye, ntabwo washyiramo za foke z'amafuti. You have to use something strong, and shaking away like that, nta kurambirwa, kuko whatever you do it hardly, whatever gone away, uko ubikora vuba vuba ndetse cyane niko bigenda neza. Ubu abantu muri kurebamo ngira ngo murabona ko bimaze guhindura isura, biragaragara ko ifarini yacu yakoze. Ikikwereka ko ifarini yakoze ni uko uyibona hagati y'uruboga n'urundi, bihindura n'isura. Noneho iyo bimaze kumera gutya rero, nta kindi kiba gisigaye usibye gufata ubundi nk'uko twabivuganye igikoresho wateguye, ikiba gisigaye ni uko ufata igikoresho wateguye. Kimwe n'uko ushobora guhita ujya mu gikoni utiriwe ufata igikoresho wateguye, ugaterura icyo wateguriyemo, nk'uko nanjye nateguriye muri ino bogisi. Ariko icyiza, hari igihe uba ufite umuryango mugari ukavuga ati wenda ndakora piyesi 5 cyangwa se 6 cyangwa se 10, buri wese abe afite piyesi 2 cyangwa se 3. Ni muri urwo rwego umuntu abanza kudushyira ku ruhande kugira ngo aze guterura ashyira mu mavuta. Ariko n'ibyo naterura gutya njyana mu isafuriya nacaniriye amavuta yabize, tayari birakunda. Nibutsa ko ni ukuvuga ngo aka kantu akaneruye kameze gutya niko ndibuze kuza kugaterura nashyira mu mavuta. Uku kameze ntabwo ari ibintu bifashe rwose, ariko bikigera mu mavuta birahita bifata. Uku rwose ubireba wigira impungenge ngo ko nduzi bimeze nk'ibiri gutitira. No, nushyira mu mavuta, ngenda bereka nibigera mu mavuta ukuntu birahita bimera. Aka ni gatoya, aka bebe. Like that, something easy. The good food for everyone and not expensive. Is very cheap. Cheaper. A few money. Can you do this ones? Like that. Urabona ko maze kugira piyesi 7. Kandi bogisi yanjye iracyarimo n'ibindi. Nkahita njya gushyira ibyo maze gutunganya mu mavuta. Dukomeze rero, noneho tugiye guteka. Kuvuga ngo ushyiramo kwa kundi, urabona dushyize mu mavuta yacu. Iyo ni iya mbere. Urabona n'ubundi tuyishyiramo igize tu, wirinda kuzegeranya. Iya kabiri. Iya gatatu. Ushyiramo rwose amavuta yacu yahiye, kugira ngo muri kubona mu isafuriya ukuntu bimeze. Kameramani yakegereza mukareba neza. Hariya hari undi mwanya tukahashyira. Ahantu hose hari akanya
urahashyira ariko ukirinda kwegereza. Warangiza tugategereza ko zishya kugira ngo duhindure. Kugira ngo duhindure tugategereza ko kugira ngo zidashirira. Zishya vuba, urabona nk'iyi ngiyi twashyizemo mbere yagize, kugira ngo zidashirira uhita uhindura vuba. Kuko ntabwo ari ifiriti cyangwa se imyumbati, bivuga ngo ubikora vuba. Birinda guhuga, ibi ntabwo ari ibintu wakora uri kwirukanka kugira zidashirira. Yego, ukazihindura neza rwose mu mavuta witonze. Wirinda gushyiramo amavuta arengeye, kuko iyo ushyizemo amavuta arengeye ntabwo biba bisa neza. kugira ngo muri kubibona ukuntu bisa. Merisi zacu ubu ngubu zigeze aho zimaze gushya. Kameramani yakegereza mu isafuriya neza kugira ngo murebe, warangiza ukaza ukarura ukoresheje ikirushi cyabugenewe. Ikirushi cyabugenewe ni igipfumaguye hasi kugira ngo utaza guterurana n'amavuta, sibyo? Kugira ngo murabona ko hari amavuta ari gutakara hasi. Iya mbere ukayarura, ukaza izihiye zose uzikuramo kugira ngo zidashirira cyangwa se zihindure isura. Niyo mpamvu nabwiye ngo uba maso. Wirinda ko zihindura isura. Ngira ngo murebye ukuntu iri gusa, ziri gusa neza cyane. Ubundi ugategurira abagize umuryango ifunguro ryiza. Iyi yahiye, kikubwira ko yahiye iba yahinduye ibara. Yego, ni ibintu byoroshye cyane. Uko ubonye tubikoze nawe nta kindi byasaba. Uko ubonye tubikoze nawe niko wabikora. Uzabigeragezeho urebe ko bidakunda, kandi ndizera ko muzanabikora neza kundusha ubutaha. Mwakoze rero kubana natwe. Ukuntu wategurira umuryango ifunguro ryiza utiriwe ujya kubirya hirya no hino, ahubwo nawe ukajya kubyikorera. Ngira ngo murabona ko ndacyafite n'ibindi byinshi ntarakora ngiye gukora. Ariko ni uku nguku biba bihagaze. Ngira ngo murabona mu bisorori ukuntu bikeye. Birakeye cyane. Narangiza nkaza nkataha n'ibindi. Nkashyiramo rwose.